Hello friends, nkwaye ikaze muri iyi video tugiye kureba hamwe kuntu wakora amakuru mu buryo bwiza ndetse nuko wakora byacitse mu buryo bwiza. Ndagusaba gukurikira video yose paka irangiye. Allo, umeze ute Patiri? Iyi suri kumenya se n'ikibare. Mbwira ko ntangiye gutumutwe rero. None uzi kuntu byari bimeze mu gitondo nabonye turaba turi busy cyane ndavuga nti nta kuntu iyo bombe twayitirekamo ubundi mu gitondo tukaza nkaza kuyita YouTube live ariko twayikoze uno munsi. Iyi nyine njye wumva kuntu bimeze utayo ni ibintu birenze gucya nkwamagaye tukavugana niko bimeze. Ngewe ndakwamamarizamo ubundi ndangiza ngewe nkamuhamagare nkubaza utubazo ko kuntu ibiruko byagenze nk'umunyeshuri ingamba ufite ibintu nk'ibyo ngibyo. Itegure ngewe kamera namaje kuyisetinga. Nagucya nta kibazo noweze ko ndi kukumva neza fresh. Ntaco reba ahantu hasa nkaho hatuje mukuntu. Harangije gusha harasha. Ubwo baraguhagafara. Kazi nigize umunyamakuru ku bwinshi cangamo abafana utuntu tw'ubwenge. Akazi ubu karashojwe igisigaye ni ukweditinga nkagenda mpuza uduce nagiye mfata neza ntutunganya ntushira ku murongo nyine. Natwe tuzazamo. Oya ntago mwe muzazamo ko nange. Ukuvuga ngo ubu gushaka frame ngo menye ngo hano ngaha ngo wenda ngo niho ndagaragara neza uzigiye byantwaye. Ibi nabyo n'ubwenge none bakano kantu nakoze ariko re ati kibare tibikuru umuvumbuzi agatekereje uti naravuze nti kari kugaragara. Oya naravuze nti ningura amaguru ya kamera gazampenda nkora ubwenge bwanjye nkora kantu kazakaramfasha gufata amashusho neza hatajemo ibintu byo kunyeganye gukuntu nyine amashusho ukabona ari stable ariko ubona ko ishusho nta kibazo ari neza. Ubundi mbere yuko ukora video yawe uramanza ukitegura niba hari ibikoresho ufite uri bukenere ukabyegereza. Ibyo ngibyo bigufasha gukora video yawe wari umeze neza dore ko wayiteguye ikiba gisigaye no gufata amashusho cyane nk'aba content creator kuri YouTube nkano ngaho urabona ko nendi kwambara agakaruvati kandi karabiryoheje bigenda neza. Aba content creation bonsho kuri YouTube ntago bategura ibintu byinshi byabo ngo babishire ku murongo babumva abafana babo bapfa kubaterekamo ibintu byose babonye kandi mu by'ukuri ibintu iyo wabiteguye ukabishira ku murongo biza bimeze neza. Uritegura wamara kwitegura ukaba wanashaka frame. Hano ngaho ubona ndi gushaka shoot nkamenya ngo ni iyihe location nihe nahagarara ishusho rikaba rigaragara neza ku buryo nawe nujya gufata amashusho mbere na mbere uzaza uramanza washaka shoot ushake na frame. Ibyo bizagufasha gufata amashusho yawe neza cyane amashusho akaba agaragara neza. Hari uburyo nanone umuntu agira amashusho agaragara nabi ataruka afite ibikoresho bihendutse cyangwa bibi ahubwo nanone bigategwa n'iki no kuba atazi gushaka shoot akamenya tese ikirere aho giherereye n'izuba nihe natereka kamera yanjye nanjye nihe nagaragara akagaragara cyane hakaba hafite ishusho rimeze neza. Ushaka shoot neza witonze ibyo ngibyo bigufasha gukora amashusho ameze neza ukitonda rwose ugashaka shoot yawe ugahagarara ukareba neza niba ari nako gakaruvati wazinze ukagashira mu murongo. Ndimo neza se sha wadi kubona neza rero icyambere no gushaka shoot ukamenya etese ndahagarara nshaka gufata video kandi nshaka kureba ahantu hagaragara neza ku buryo ndabanza kujya ndandaza neza nibwo utangira gahunda zawe.
nawe nyine ureba Cye. ahantu hakunyuze hafite location nayibonye nziza, rero. ku buryo umufana arabireba akabona ko nawe uba wateguye, cyane cyane nk'aba content creator kuri YouTube bakeneye amashusho. So abantu mukurikiye Kibare TV, ndabibutsa yuko mukomeza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo nzaze nkomeza mbaho utuntu tw'ubwenge kandi tugezweho. Ubwo urasaba gukanda subscribe, kuri like ndetse ukantera n'icyo bita comment. Murakoze. Hello friends, my name is Joe Biden, nanjye nkunda Kibare TV. Ifite urwagwa rwanjye mu gacuma, urutoki ninjye waruciye ndarutara, Uwiteka niwe uzi ukuntu navunitse, azahera Niba utarakanda subscribe, ndakwibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel.